ubu turi mu bihe by'impinduramatwara, hahandi uzagira ubwoba ufite $1000 ukakigumana uko kimeze ntikiyongere, ahubwo mu kandi kanya gatoya kikaba kiragucitse, kuko ibintu biba bitwara amafaranga kuri interineti biba ari byinshi. Atu iziyubaka mpaka kugera 2028. Atu abantu bakomeze bayitiranye, yiyubake kugeza igeze 2030. Ba nyiri atu bavuze ngo nyuma y'imyaka 2 atu izaba imaze kugera ku giciro Solana iriho uyu munsi. None se wibaza ko ari injiji zitateguye? Kowa timu ya atu igeze mu bantu bagera muri 25 se wibwira bariya ko atari abahanga ku rwego rw'isi, ku rwego mpuzamahanga? Atu muyitondeshe, iravutse nta n'ukwezi kwari kuzura, abantu bari kuyitiranya ngo iri kugurisha puriseri se ni iyihe puriseri wigeze ubona bakwemerera gukuramo amafaranga yawe ukagenda ukanabivamo itari yajya ku isoko? Abasesengura mubareke basesengure, hanyuma natwe mureke dukore, twibikeho atu ku bushobozi dufite buri umwe ari wese, kandi ntihagire umuntu ujya kugurisha isambu ngo aze ngo agure atu, ntihagire n'umuntu ufata kredi ngo aze agure atu, ahubwo we atu ugure atu zitatuma urara udasinziriye mu gihe habayeho abanyabwoba benshi bakagurisha. Uretse ko ibyo atu bitazanayihagarika kuzamuka, kuko bakoze kweni nyinshi kandi bisigiye kweni nyinshi, ku buryo uzagishaka kuzamura isoko cyane bazongeramo, haboneka ushaka kumanura isoko cyane. Mwaramutse neza, igitondo cyiza. Rero ikintu nakora ngewe cy'ubusesenguzi bwanjye kuri kweni ya atu cyangwa ATU, kuvuga ngo atu ngo hagati yanjye nawe ntago tubasha kuzohererezanya, ibyo ntago ari byo. Taranzagisiyo mpaye aderese ya atu, nagushyiriraho atu zikakugeraho neza cyane kandi mu mahoro, zikagera muri Quantum Wallet. Ibyo ndumva kuri urwo ruhande ndumva nta kibazo cyaba gihari cyo kuzohererezanya, kuko atu ngewe naziguriye muri Web3 ya Binance, nzohereza muri Quantum Wallet, zigeramo neza cyane, ndetse ni naho burya haba inyungu gufata USDT zawe ukazohereza muri Web3 ya Binance, wagera muri Web3 ya Binance za USDT ukaziswapamo ATU, kubera ko iyo uguriye muri Web3 ya Binance utaguriye muri application ya Quantum Wallet, Web3 ya Binance bakugurisha kuri current price, kuri icyo giciro igezeho ako kanya. Ariko wabonye ko iyo ugiye kugurira muri Quantum Wallet usanga ko uguze na ba agenti baho bakakugurisha ku giciro atu kiri hejuru y'igiciro iriho uwo mwanya. Ikindi nanone ngiye nko ku busesenguzi bwanjye, iyo kuba wambajije ngo none se ngo atu ngo ko zitagabanuka ngo ahubwo zikagumiza zikiyongera, ni ukuvuga ngo bakoze atu nyinshi cyane, noneho bashyira muri sirikirasiyo atu nkeya, basigarana atu nyinshi cyane, kugira ngo nihabaho wa muntu ushaka kugusha isoko nagurisha byinshi, sisiteme ya Quantum nyine Kowa timu ya atu, muri atu bo bongeremo izindi. Niyo mpamvu ubona market cap itagabanuka, sirikirasiyo itagabanuka cyangwa ngo yiyongere cyane. Ni ukuvuga ngo
muri kowa timu ya atu ngewe uko mbibona bisigarije atu nyinshi cyane, nyinshi zishoboka zizakomeza kurinda umutekano n'igiciro cya atu kugira ngo bizamuke. Kubera ko biriya tubona bihora bizamuka, n'umuntu yaza yakuramwo na miliyari nk'eshatu za USDT cyangwa yagurisha nka atu miliyari, tukabona biramanutse cyane, bikubise candlestick imanuka cyane, mu kandi kanya gato bikongera bikazamuka. Nyine kowa timu ya atu yo iba yongeye gusubizamo nka 1/2 wa muntu avanyemo, cyangwa se gasubizamo izindi zinarenzeho, abantu bagakomeza bakenjoyinga bazigura. Rero atu ni kweni gifite gusesengurwaho byinshi cyane, ariko nanone umuntu asesengura ibintu abirimo buriya busesenguzi bwo kuvuga ngo umuntu yasesenguye ibintu atigeze abijyamo, ngo yasomye ibitabo, ngo yarebye, ngo yasanze ngo ABCD ngo ibi bitazakunda, ntago ari byo. Ikintu nagira inama abantu nibirindwe gutwarwa n'uburyohe ko atu ikomeza kuzamuka cyane, bashyiremo amafaranga nyine makeya atatuma badasinzira mu gihe habayeho ikibazo, ariko nanone be kuvanamo ayo bashyizemo yose ngo atu ngo twasesenguye ko ngo tugomba kuyitondera. Niba mu buzima bwawe uri umuntu ushobora kugera ku madolari 100 wiyushya kuya, genda ugure atu z'amadolari 50, we kugenda ngo ugure atu z'amadolari 100 yose, kuko ayo nayo wayagezeho wiyushya kuya. Urwo ni urugero njye nari nshatse gutanga. Niba ubona amadolari 40 bikugoye cyane, genda ugure atu z'amadolari 25, andi nawe uyisigire uyakoreshe ibyo mu buzima busanzwe. Hanyuma ibintu bicyubakwa, atu nibwo icyubakwa nta kwezi kwari kwarangira. Atu izarangiza ukwezi ku itariki 8 ejo bundi z'ukwa gatandatu igiye ku isoko. Ntabwo wavuga ngo ibintu bikirimo kwiyubaka ngo bigiye kuba sikamu, cyangwa ngo twumve ko dushaka ko byarara bigeze ku musozo. Kandi atu ifite urugendo rurerure kugeza 2035. Ntimukuremo imitahe yanyu ngo atu ngo yabaye sikamu, ahubwo mushyiremo ya mitahe, mushyiremo ya kapitali itatuma murara mudasinziriye mu gihe habayeho nk'akabazo gatoya. Ngewe niyo nama nabagira. Naho atu kuzoherereza nyabwuzu ubwazo biremera. Icyo ntari nakora ni ukuzivana muri Web3 ya Binance nzohereza muri Web3 ya OKX, ariko atu ubu tuvugana uyivana muri Web3 ya Binance ukayijyana no muri MetaMask, naho biremera. Pancake Swap rero ni su exchange, ifite uruhande rwa exchange ikagira n'uruhande rwa wallet. Rero Pancake Swap nizo bita ngo Shadow Swap, nizo bita ngo Arch Swap na Uniswap, ayo yose ni amasu exchange. Ntabwo ari exchange 100%, kandi si na wallet 100%, irimo hagati no hagati. So rero ngewe ikindi kintu kibanga nabameneraho, nababwira, ngewe nabaye mu bintu byinshi bitandukanye kuri interineti. Abantu ntibashake kwitiranya ngo atu turimo turazigura muri puriseri. No, atu nta puriseri turi kuyiguramo. Ubwo ushobora kuvuga ngo none se ngo ko murimo kuyigura ngo itari yajya ku isoko, ngo ubwo ngibyo ngo ntago ari puriseri. No, reka mbanze nguhe umucyo neza, cyangwa nkuhe ubusobanuro puriseri icyo biba bivuze. Ni ukuvuga ngo abanyiri kweni kowa timu ikora tanga amakweni yayo, kweni iza bayimayininga ku buntu, yajya kujya mu gihe cya listingi ba nyiri kweni
bagashyiraho amakweni ku ruhande yo gushakamo amafaranga azayifasha kugera ku ma exchange. Noneho iyo bashyize kweni ku ruhande kugira ngo babone amafaranga azayifasha kujya ku ma exchange, bo za kweni baba baraguze barashyize ku ruhande, ba nyiri umushinga, ba nyiri kweni bazihereza abaherwe bakazigura mu cyo bita nyine puriseri. Ariko uko kuzigura muri puriseri, wowe waziguze nta kindi kintu uba wazimaza ya kweni mu gihe itagiye ku isoko ngo ibe listed ku ma exchange nawe ugende ugurishe. Kuko iyo waguze puriseri nka bimwe twari tumenyereye muri web kabiri, ba nyiri kweni batanga agahe ko gucuruza ya kweni ku bantu baguze puriseri itari yabaye listed neza. Iyo habura nk'iminota 10 ngo ya kweni yatanzwe muri puriseri ijye ku isoko, ba nyiri umushinga bahereza nanone babashoramari bo kugurisha mbere y'abamayininze baziboneye ubuntu. Rero ntago wayifata ngo uvuge ngo turi kuyigura muri puriseri kandi wemerewe izo waguze kuba nawe wazigurisha igihe ubishakiye, ugasubirana amafaranga yawe mu ntoki cyangwa ukanabivamo. Sinzi niba wumvisha ako kantu. Muvuga ngo iyo ari puriseri, wowe amafaranga ushoyemo ugura ntabwo uyafiteho uburenganzira ya kweni itagiye ku isoko. Igihe cyo kujya ku isoko kitari cyagera, ntabwo uba wayavanamwo. Ntabwo wayavanamo ngo bikunde. Ubwo rero iyo uba utayavanamo ngo bikunde, iyo waguze puriseri ya kweni itarajya ku isoko, ya kweni ntige ku isoko, ba nyiri kweni nyine baba babaye abasikamazi batuburiye babaherwe. Nicyo biba bisobanuye. Ibyo irimo gukora ntago ari puriseri nka za puriseri twari tumenyereye muri web kabiri. Nanjye izo nazibayemo ndazizi. Naguha urugero rw'amakweni twagiye tuguramwo puriseri kandi ntagiye ku isoko. Nka kweni bita ngo ni Iceland, abantu baguze puriseri, nanjye naguzemo, ntabwo yigeze ijya ku isoko. Ni nyinshi naguhamo urugero kweni bantu bagiye baguramo puriseri kandi ntizigere zitunguka ku masoko. Ya mafaranga yawe akabahiriye iyo ngiyo, ukabona za kweni waguze zibera muri Trust Wallet. Umbwire njye muri Trust Wallet yanjye nkwereke akantite z'amakweni naguze atirigeze ajya ku isoko. Ibyo bya atu na puriseri biratandukanye cyane. Aka dokima yanyohereje ka atu naragasomye neza, kandi ngewe ubusesenguzi nkora ntago ndindira abandi basesenguzi ngo bansesenguriye. Nanjye ndagenda nka joininga social media za atu, X na Telegram nkazijoininga, cyangwa nka joininga social media z'andi mining mba ndimo, ngiye nkibonera amakuru ku gihe. Ngiye ntago ndindira ubusesenguzi bw'aba social media ba YouTubers, ntago ibyo ngiye ari byo ngenderaho. Nikorera ubusesenguzi ku giti cyanjye kandi nkamenya gutandukanya web 2 web D na web 3. Ubu turi mu bihe by'impinduramatwara, hahandi uzagira ubwoba ufite $1000 ukakigumana uko kimeze ntikiyongere, ahubwo mu kandi kanya gatoya kikaba kiragucitse, kuko ibintu biba bitwara amafaranga kuri internet biba ari byinshi. Sawa, ubwo nibwo busesenguzi ngiye nakoze kuri atu iziyubaka mpaka kugera 2028. Atu abantu bakomeze bayitiranye, yiyubake kugeza igeze 2030. Ba nyiri atu bavuze ngo nyuma y'imyaka 2 atu izaba imaze kugera ku giciro Solana iriho uyu munsi. None se wibaza ko ari injiji zitateguye? Kowa timu ya atu igeze mu bantu bagera muri 25 se
wibwira bariya ko atari abahanga ku rwego rw'isi, ku rwego mpuzamahanga. Atuma uyitondeshe, iravutse nta n'ukwezi kwari kuzura, abantu bari kuyitiranya ngo iri kugurisha puriseri. Puriseri se ni iyihe puriseri wigeze ubona bakwemerera gukuramo amafaranga yawe ukagenda ukanabivamo itari yajya ku isoko? Sawa sawa, murakoze. Abasesengura mubareke basesengure, hanyuma natwe mureke dukore, twibikeho ku bushobozi dufite buri umwe ari wese, kandi ntihagire umuntu ujya kugurisha isambu ngo aze ngo agure atu, ntihagire n'umuntu ufata kereti ngo aze agure atu, ahubwo we atu uyigure, ugure atu zitatuma urara udasinziriye mu gihe habayeho abanyabwoba benshi bakagurisha. Uretse ko ibyo atu bitazanayihagarika kuzamuka, kuko bakoze kweni nyinshi kandi bisigiye kweni nyinshi, ku buryo uzagishaka kuzamura isoko cyane bazongeramo, haboneka ushaka kumanura isoko cyane nabwo bakongeramo, noneho abantu bikabacanga, bakabona atu ikomeza kuzamuka. Sawa sawa, murakoze cyane.